nizere ko muri amahoro. Mu birangantego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi uzabona hakoreshwamo ifoto ya aigle cyangwa se igo, kagoma, inkukuma cyangwa se inyundo bivana n'ururimi wumva. Kagoma ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubuhangange, cy'ubutwari, cy'inkomezi. Kagoma igizwe n'amahame 7 ariko kandi nshaka kugaruka ku ihame rimwe kuko ni urugero rwiza dukwiriye kwigiraho nk'abana b'abantu. Kagoma itegura abana bayo kuguruka, ndabisanisha n'ubuzima bwacu tubayemo. Kagoma izifata ibyana byayo bikiri bito ikabijana mu kirere ahantu hari umuyaga mwinshi cyane, yarangiza ikabirekura, ibyana byayo bikirwanaho byaje kugwa hasi, nyine ikabifata kuko igira umuvuduko ukomeye cyane, ikabifata ikabijana mu kirere kugeza abana bayo bamenye kuguruka kugira ngo ibarinde umwanzi, ndetse no kugira ngo yirwaneho abana bayo bazuzamenye uko bahiga babashe kubaho. Ibi bisobanuye ku buzima bw'umuntu. Ni byiza yuko mu buzima bwacu bwa minsi yose dutegura abazadusimbura. Ibi byanteye kwibaza, ese koko amatorero yacu, gavumenti zacu, sosiyete zacu, imiryango yacu itegura abasimbura? Ese koko dufata umwanya wo gutekereza ku bana bacu, tubabwire ngo bana twageze kuri bino bintu byagenze gutya, buno butunzi mfite muzobusigasire muri ubu buryo, namwe mwinjize cyangwa se mutere intambwe y'imbere gusumbuka aho nari ngeze? Ese koko utekereza ko sosiyete yawe, kampani yawe, itorero ryawe ryaronse abatoza mu gihe utoba uhari mu buryo hatogaragara igihanga? Ku butunzi ufite, wabonye ko wateguye abana bawe mu buryo ibyo waburuhiye abo uzosiga bazobisigasira bakabibyaza umusaruro aho kugira ngo bihombe? Ese ufata umwanya wo gutegura abana ukababwira ko nabo bakwiriye gushaka ubuzima bwabo bakirwanaho kugira ngo bategure kazoza kabo? Cyangwa uri wa mugabo gusa cyangwa se umubyeyi ufata umwana gusa akamutetesha ariko ntumutegure kugira ngo azobeho mu gihe udahari?